Jonthan ahanganye no kwishyura amafaranga yose Alice yamutanzeho bagikundana. Bahaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Niba uri mushya ndakwinginze kora subscribe, ufungure inzogera, usharinge ku nshuti zawe kugira ngo nabo babibone ko twashyizeho filime nshyashya. Mbibutse ko iyi ari channel yacu ya kabiri yitwa Impanga Films, tukaba tunyuzaho ubusesenguzi, tugasesengura uko episode yagenze, tukakira comment zanyu tukazibasomera, n'ibitekerezo byanyu rwose nabyo tukabyakira. Duherukana rero muri episode ya 57 uwitwa Jonthan ahura na Dalirene imodoka yamupfiriyeho. Jonthan ukuntu yamurebaga, ukuntu Dalirene yamurebaga ntago byabaga bisanzwe rwose, ari naho abantu bahereye bavuga muri comment bati buriya ntibaba bagiye gukundana, ariko ibyo byose tuzabireba muri episode ya 58. Ariko saho ngaho gusa mbibutse ko Jonthan yahuye na Jovia amuzaniye amafoto. Jovia ari kumwe na Rugero aramubwira ati aya mafoto uramutse uyakoresheje ukagenda ukayereka Dalirene ashobora kuzagira ubwoba akaguha amafaranga gusaba kuyahisha kugira ngo utamusenyera urugo, aya mafaranga ukayakoresha muri business zawe. Ariko Jonthan yahise avuga ati ngewe ntago nyakeneye, nsokera mu rugo wahisemo kuba indaya, ntago ibyo ngibyo ngewe byo nshaka, ndashaka kwiyubakira ubuzima bwanjye kandi mfite akazi kazanyishyurira amafaranga yose ndimo uriya mugore. Ariko duheruka uwitwa Derick nawe arimo arashwana na Jonthan amubwira ati wowe kuki unyireshyaho, kuki unyigereranyaho ugashaka kumbwira ko uri umukire kandi utari umukire, kandi ukennye, waje nkaguha akazi ko kuba umushoferi ukajya untwarira imodoka. Ariko abantu barabipinze cyane, baravuga ati Derick arimo arakoresha imbaraga afite z'amafaranga ya papa we akiyemera cyane, bikajya naho atandukana n'inshuti ye kubera kwiyemera. Abantu rwose ntago bigeze babishima. Twanasize uwitwa Ngoga yanze kwitaba Monique. Mbibutse ko Monique amukunda cyane, aramukunda cyane rwose, ko hari n'igihe yigeze kujya aza akafungura inzu akajya amukorera amasuku atabizi. Ariko Monique yaragiye yegera Chanel, kandi Chanel ari we wakundanaga n'uriya mugabo, aramubwira ati rwose uriya mugabo agutesha umwanya, genda wishakira abandi bagabo ubundi baguha amafaranga, nta mukobwa ungana nawe ubaho, nta modoka agira. Ariko abantu bararebye baravuga ati buriya Monique ntashaka gusenya urugo rw'abandi koko. Abantu mutubwire muri comment muti byagenze bite, mwabibonye mute, nkeneye comment zanyu. Mbibutse ko iyi ari channel yacu ya kabiri yitwa Impanga Films, tukaba tunyuzaho ubusesenguzi kuri episode twabagejejeho, tugatanga ibitekerezo byanyu. Niba uri mushya kwanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Naho muri episode rero ya 58 tugaruka dusesengura turebera hamwe uko yagenze. Ngewe nitwa Eric wabikibagezagaho nk'ibisanzwe. Bye.